Kristo umwana wawe ukwiye kudusabye akadusaba batabazi b'uruke karahari abarebare dukomeze none kadusabe n'ubundi batigije ijambo ry'Imana neze muhango wo kumerekeza reka dusome ijambo ry'Imana turasanga hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto igice 15 turasoma guhera ku murongo wa 42 no kuzuka kw'abapfuye niko kuri umubiri ubibwa ari uwo kubora kazazurwa ari uwo kutabora ubibwa ufite igisuzuguriro kazazurwa ufite ubwiza ubibwa utagira intege kazazurwa ufite imbaraga ubibwa ari umubiri wa kavukire kazazurwa ari umubiri w'umwuka niba hariho umubiri wa kavukire hariho n'uw'umwuka Imana idufashe cyane amen. Ahangaha tumaze gusoma aratwereka ko hari imibiri y'uburyo bubiri hariho umubiri wa kavukire ari uyu nguyu mushiki wacu yavukanye natwe ariwo twambaye iyi mibiri yose twese turayambaye ubwiza rero bw'iyi mibiri mwe twese tubona buri ukwabo uku nguko amasura dufite ibikara inzobe abagufi abarebare ubwo niko Imana yaturemye ariko none ngo hari n'imibiri y'umwuka ngo ubwiza bwayo rero buri ukwabo imibiri y'umwuka iri ukwabo iri ukwayo kandi ngo niba hariho imibiri ya kavukire hariho n'imibiri y'iki y'umwuka kandi iyi mibiri ya kavukire ntabwo ariyo tuzazukana ngo imibiri y'umwuka izazuka ifite ubundi bwiza iri jambo turisomye dushaka kubabwira ko umushiki wacu uruhukiye ahangaha umunsi umwe
kubwo gukiranukira Imana no kuyubaha, tuzongera tumubone afite umubiri w'umwuka. Haleluya. Uwo mubiri w'umwuka rero ku bakiranutsi ba bandi umwuka azabwira ngo baruhuke, iyo mibiri y'umwuka niyo bazazukana, kandi bazukane ubwiza busa n'ubwa Kristo, kuko Yesu urupfu niwe warugize irembo. Aravuga ati iyi nzira twese tuzayicamo, ariko ku banyiringiye, ku banyizera, nibazuka bazazuka basa nanjye, kuko bazaba bambaye imibiri yo gukiranuka. Imana idufashe cyane. Tugiye rero kubikora, ndabona ikirere gihindutse, kugira ngo baraduhereza noneho sinzi niba zanihuza iki kibazo